hari igihe ujya wicara wenyine ukibaza impamvu ubuzima bwawe ubona budahinduka, nyamara burya si uko uri mubi cyangwa udafite amahirwe, ahubwo ni uko ibyemezo dufata buri gihe muri ubu buzima ari byo bigusubiza inyuma. Bya byemezo wita ko ari ibyemezo bitoya, nk'iyo uhisemo kwirengagiza ikintu uzi ko ari cyo, tayari ubuzima bwawe bw'ejo hazaza uba umaze kubuhindura. Hari inshuti yanjye twakuranye yari ifite inzozi ifite n'Imana yewe, ariko yatangiye kugira ibi bintu byoroheje, ibyo abandi bashima nyine ukareba utuntu tworoheje, yirengagiza amahitamo y'ukuri ayasimbuza ibintu by'ako kanya. Ubu ahantu hose aba yicaye buri munsi yibaza impamvu ibyo bintu yabikoze. Ariko se niki gituma abantu dufata imyanzuro mibi? Bimwe muri ibyo harimo nko gutinya gutakaza ibyo abandi bafite, ikindi ni ugushaka gushimisha abandi aho kwiyubaha. Mbega aho kujya wiyubahe n'umuntu azabikubahire ko wiyubaha, ahubwo ugashaka kumushimisha kujya kwiyumvamo cyane. Ikindi ni ugutinya ububabare bw'ingaruka z'ukuri. Buriya ukuri kuraryana twese turabizi, ariko ibyo byose ntibizigera rwo ejo hazaza. Gufata icyemezo cyiza bisaba gutuza, kwihangana no gukunda ejo hawe hazaza. None se wakora iki? Ni iki kintu ukwiriye gukora kugira ngo umuntu abe yafata icyemezo cyiza? Icya mbere, banza wicare utuze, wibaze ibibazo byinshi bigiye bitandukanye. Wibaze uti se uyu mwanzuro ngiye gufata uzangirira akahe kamaro mu myaka 5 cyangwa uzamarira iki? Ufata icyemezo utagendeye ku bwoba, ahubwo ugendera ku gaciro. Wibuke ko icyemezo kibi gikunze gufata nk'amasegonda 10 uri kugifata, gusa ingaruka zacyo zishobora kumara imyaka 10 wowe ukizibona zitarashira. Se kuri wowe uri kureba iyi video rero, ntukabe umuntu uhora wicuza ibintu atakoze yagomba gukora ejo. Fata icyemezo none, ntugatinye kuba wowe, kuko ejo hawe ni wowe uri kwiyubakira. Hitamo ubu, hindura byose ubu ngubu, ko igihe uracyari gifite. Niba iyi video igufashije rero, kanda like, comment na share, tw'ibanire n'izindi videos zitera motivation.